Ndabashimira ko munteze amatwi. Natangiye munyita umusazi none dore igihugu cyose ndagifashe. Nayisohoye muyita igishegu. None bakakanya abana banyu na ba mama wabo na banyogokuru wabo barimo barayibyina. Turashize none. Bruce Melody na The Ben ntibagikeneye Diamond ngo bahe collabo. Ahubwo nibazana amafaranga ngiye kubera ko ninge muhanzi ugezweho mu Rwanda. Nutegura igitaramo ntakirimo uzakirebera. Ubu mutubari twose bari kugitosa. Ahubwo nawe niba ufite akabari gashaje ushaka gufungura cyangwa ufite akabari ukeneyemo abakiriya ntumira nze tugitose. Abadiaspora batumira abahanzi bo muri Afrika ni muntumira Burayi nze Burayi tugitose. Kuba nari umudozi w'inkweto none nkaba mvuyemo umuhanzi w'igitangaza igihugu cyose nkagifata ntibibatungure kubera ko ndi umuntu w'Imana. Gasubiremo gukana. Abavuga ngo kuko ntasenga kubera ko indirimbo zageze bazirimo ibishegu. Nababwira ngo mubona aho dukorera ibyaha ariko nimubona aho twicuriza. Mubona dusangira ka mukaru ariko nimuza aho tuganirira n'Imana. Abavuga ko ngo umuntu umenyekanye mu gihe gito ngo ahita apfa nanjye ariko bigiye kugenda. Nibasubiza amerwe mu isaho nibapfe bandeke kuko nge ndacyariho kandi ndacyabaho imiziki. Ahubwo ubwo aragitosa mutangiye kuyihaga reka mbazanire n'iyi ngiyi. Kucyurangiza vuba kucyurangiza vuba. Gasubiremo gukana. Kucyurangiza vuba bebe kucyurangiza vuba. Iyo sigetse inzungu. Kakubayeho. Abayisilamu bati Wallahu Akbar. Abakirisitu bati Yezu w'i Nazareti Bikira Mariya Nyirimpuhwe. Abakecuru bati niko bakobwa bakowe, niko babyeyi babyaye, niko bagore bashatswe, niko bagabo bashatse. Ibi ni ibiki? Bati iki gishegu cyo kirahita gifata igihugu kiruzuza miliyoni mu cyumweru kimwe. Bati cyafasha abantu nuko G-Tough bate bamufungiye indirimbo atarayisohora. Ayo niyo magambo ya G-Tough. Nyuma y'uko indirimbo ye Ikiyaga Higo mu Rwanda ikaba indirimbo ya mbere yujuje abayireba miliyoni kuri YouTube kandi ari audio. G-Tough atabahanzi nyarwanda nabafunze umunwa ntawe ukivuga. Ukeneye gusohora indirimbo ntabanze kumbaza. Nayishira hanze nzahita nkubita indi ndirimbo hanze irenze aragitosa ubundi mpite muzimya. Abahanzi bo mu Rwanda bose bahiye ubwoba. Uri kujya gusohora indirimbo ari kubanza gutekereza ko aragitosa agahita yisubiza muri studio. Ubu abahanzi bose bahiye ubwoba.